ubushize duherukana Mike arambwira ati nubwo kurimenya ari ingenzi ikindi nashakaga kukubaza nyine urumva nyine atarakomeza Sandra abarinjiye avuye ku kazi ibyo twarimo byose tubivamo. Sandra akigera mu nzu yahise ambaza ati niko uyu muhungu ni uwahe? Mike ataragira icyo avuga nahise asubiza Sandra nti ni inshuti yanjye ituye aha hirya. Sandra ahita ambaza ati aka kanya ugeze hano utangiye gukurura n'abahungu b'i Kigali? Nanjye ndamusubiza nti ariko nta kibazo kirimo kuko ni filime twarimo twirebera. Mike yabonye ntangiye gushwana na Sandra arahaguruka aritahira. Maze nsigarana na Sandra aramubwira nti ariko nk'ubu mu by'ukuri uri kuntuka umpora iki? Sandra ahita asubiza ati njyewe sinshobora kwihanganira agakungu kawe n'abahungu b'i Kigali. Nanjye ndamusubiza nti ese kuba nkubwiye ko ari inshuti yanjye nibyo biteye ikibazo ukaba uzanye iby'agakungu? Sandra aransubiza ati noneho ndavuze ngo witegure mu gitondo usubire iwanyu kuko njyewe ibyo ntabwo nabyihanganira. Numvise ibyo Sandra arambwira ntekereza ko ari kwikinira ariko mu gitondo ambyutsa mu bya kare maze arambwira ati ngaho akira itike kandi usuhuze ababyeyi ndetse n'ingaruka singusange hano. Niko bimeze. Rugamba nawe yari ahari maze arambaza ati ese bimeze bite kuzindutse ushyamiranye na mukuru wawe? Ntaragira icyo musubiza Sandra yahise amubwira ati njye sinkunda ubushinzi n'uburaya mu rugo rwanjye, ndamwirukanye atazava atwarira inda hano ugasanga batangiye kunshinja amakosa. Naratashye ngera iwacu ntandukana na Mike nta nimero ya telefone cyangwa ikindi kintu cyaduhuza kuko nari ntaramarana nawe igihe kinini. Nyuma y'igihe gito ngeze mu cyaro amanota yacu arasohoka nsanga naratsinze nsaba kwiga kaminuza nabyo ndabihabwa. Ngiye kubona mbona bampaye kwiga mu mujyi. Iwacu bakimara kubona ko noherejwe kwiga mu mujyi bahise bambwira ko ngomba kuba kwa Sandra ndabyanga. Iwacu bakomeza kumbwira ko ngomba kuba kwa mukuru wanjye ariko natekereza ko yanyirukanye mu rugo rwo nabi ntazi icyo nzira nkumva sinshaka kujyayo. Nakomeje guhatiriza basaba kwicumbikira. Ariko aho bigeze basaba kwiyandikisha umunsi ntarengwa utaragera maze ibyo kwicumbikira tukazabiganiraho nyuma. Naragiye ndiyandikisha maze birangiye ngiye gutaha ariko nkiri muri icyo kigo numva telefone yanjye irasonnye maze ndebye mbona nimero ntazi. Narayitabye maze amvugisha mpamagara mu izina numva ijwi ndarizi ariko ntaragira icyo mvuga arambwira ati erega niba waranyibagiwe ninjye kivugo cy'ubutwari ngabo baririmba kabudatatira igihango ndi umwuzukuru wa Nyamugenda. Nabaye nk'uguye mu kantu maze ndamubaza nti none se Nyamugi nimero yanjye wayikuye hehe kandi urashakira iki? Nyamugenda aransubiza ati ubuze kumbaza icyatumye ntinda kuguhamagara bikaba bifashe igihe kingana gutya kandi tutarabanye nabi. Ndamusubiza nti Nyamugenda wirengera sinigeze mbana nawe ahubwo sinzi icyo ushingiraho uvuga ko tutabanye nabi. Nyamugenda aransubiza ati ariko igitsina gore bamwe muri mwe mwabaye mute? Kuba mvuze ko tutabanye nabi urabiyemeza kubera iki? Nyamugenda yakomeje agira ati icyatumye ntaguhamagara si uko nari nyumiwe ko wagiye kandi si uko nari mbuze nimero yawe ahubwo nari nkeneye kumenya impamvu yatumye ugenda kandi nkayimenya bya nyabyo. Akimbwira ayo magambo nahise mubaza nti umenya ibyanjye bya nyabyo gute se? Aransubiza ati umunsi wagiyeho ntiwari amaze kumenyana n'umusore witwa. Atarakomeza numva umuntu ankubise agashyi mu bitugu. Naho ubutaha mu nkuru yacu uko muramu wanjye yanteye inda.